niyihe mpamvu twese hano muri comment ituma turongora tukarongorwa? Ariko dufite ibintu bibiri. Hari abantu babana kubera ko irari ryazamutse. Irari ni iki rero? Ni hahandi ureba umukobwa agenda ukajya umubona yambaye ubusa, ureba umuntu ugatobora n'imyenda n'isoko reke ntabwo uyitobora uba wayikuyemo kuko nukwangara ukuteye nukusa ngo birangaragura. Imico yawe myiza yo ikandangiza. Ariko sikuviye icyo gitero yo nirari biraza kugorana kuko hari igihe kimwe gishamikira ku kindi. Reka tumwere ukuntu tubibara. Dushaka kubera ko habaye iki. Ese nibura niyo ugize ibyago kwisanga habaye icyo, urinde wo kukiba muti. Kwe byinshi wisanga nta mahitamo. Hari igihe wisanga muri zone utabasha kuvamo, ariko iyo uyigezemo ubamo nde? Uzi igituma iyo zone ubasha kuyibamo? Uko warezwe, uko wakuze, ntabwo ari uko wize. Kuko dogiteri ananirwa kubana n'umugore, yego profeseri neza umugore aramunanira. Ukunda rero ntibishingiye ku masomo mwiza, nta shuri ry'urukundo haryo, ahubwo umutima nama wawe ukubwira guha agaciro undi muntu no kumubanira, maze urukundo rukaga. Iyo utazi kubaha umuntu ngo umenye kubanira abantu, urukundo ruba amazi atemba. Ariko mutekereza umuntu w'amezi 3 mwabonanyemo inshuro enye, iya gatanu mutegura ubukwe, kwibaza ngo niki kimwihutisha. Hari n'igihe umuntu avuga ngo ngiye kurongora, uwo muntu utatweretse ukaba utubwiye itariki niki kihutisha, wamuteye inda. Ese ndayo yakagombye ko kwihutisha. Ariko utekereza ute kwikura imyenda ukayimaramo ntusigarane n'agaso kamwe kudushuniye ishote nabyo kajugunye byose, none ukinjira mu ishuka imwe n'umuntu nawe umeze utyo mukiyorosa kandi mukazimya amatara mugasinzira, kandi ukumva utekanye, ahubwo ukanamwiyegamisa ukumva ufite umutekano. Uwo muntu akwiye kuba ari inde? Ndabatumiye mu bukwe, ariko babandi bo muri Kongo no, babandi bakora abakongomani no. Bakora abakongomani gute? Babandi bakora inkuru zo muri Kongo no, simbashaka. Ariko ndashaka kubaza, nakuri kwisharika ndiko kubagayenze n'umufite uyu munsi nzakwicarira, kuko nawe ungeze hano, wa mugore we ungeze hano. Uwese ungeze hano uwe nyine uramuzi, angeze hano ukora inkuru zo muri Kongo se. Ungeze hano pe kuri umugore uvuga ngo wageze iyo ujya, ngo wageze mu ijuru rito. Ese yarongera kuvuga ngwiki ningiye gusase none yadufatanyije na Marene. Ibaza naho umuntu ushaka kubwira abantu ngo nimukajya muri saro ngo ya Keza. Akorero abantu mufite umutwe mutuzuye. Reka dusimbuke step. Ndabikubwiye nzagufatira umunsi ngiye. Urabizi ndo umusazi, nzagukorera ikiganiro nutareka kugenda kuri Keza saro ye ntagaryi wanyu. Urani Marene yanjye nibiteze guhinduka uko wagerageje kudutanye. SMS wagiye umuha zose arakureba tukufata nk'injajo. Imana wagize ufite umugabo muzima, ufite umugabo w'umwasama nkawe, ntabwo rwari kumara kugenda. Yarambabaje byatari. Manu uzi ko umuntu ashaka gusenya umuntu guhera kuri 0 ukajya none man uteranya abantu kandi uri umuntu ngo yubashye ngo w'umumama wagezeyo. Ugezeze Jewe imyaka mfite ibyo bintu ni mike, aho uri nahagusanga nkanakurenga bitewe n'imyaka ufite niyo mfite, ngenda cyari muto. Ariko senya nge ujya kuri Marene wanjye. Keza we ntazi kuvuga rwose, niyavuze ararira nzamuvugira. Avuye basenye iyi arigema mfite imisatsi zatuba twarazikinnye byararangiye. Nese rubwino imisatsi iminsi nyuma rwose niziragerwaho, nibandeke pe. Nibyo rega hari ikintu mukwiye kumenya, akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu nawe undi mugabo waraboneka. Icyo kintu ngo mukwiye kukimenya, akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu n'undi mugore araboneka. Rero umuntu nazagutera ubwoba wapi, umubyeyi niwe ugenda ukamubura, ariko undi muntu wamubona. Mama wanjye mwamureka ako no muransetsa. Oyanjye abanyarwanda n'abamenye, wamvuga nabo amezi 6 ntago amezi 7 abukimvuga nabi, ugera aho ngaho kavuga ati no muntu reka mukundi. Ubwo abantu batukana
kandi murumva ari ibyo n'abandi bantu batuka. Hari umuntu kwanga kuko akubonye atakuzi, ubyumva, akabona umeze neza, wenda wameze na okay, ukaza urata iby'urugo rwawe, ukuntu urugo rwawe rumeze neza, we urwe rutameze neza, akakwangira icyo, akakwanga kuvuga ko umugabo wari umwana mwiza, wenda we batameranye neza, icyo kintu akakikwangira pe, akakwanga n'umutima wawe wose atakuzi, ariko waba nashonje. Uwa kabiri, ukwanga, ukuvuga, muzayi checking abantu batuka, ukwanga. Uwa kabiri ni wa muntu, uri kubyumva, ubu kimeze akikubona ubuzima bwarakunze, atangira buri kuzi wowe akakuvuga nabi. Uwa gatatu ni wa muntu uzi ko ari inshuti yawe, muri kumva, bakavuga amakuru bakuziho ya nyayo, bakavuga amakuru bakuziho ya nyayo, kandi abantu bibwira ko batuzi ntago baba batuzi. Sanga ni ukuri, umuntu wese nimba una postinga video abantu bakagutuka, nibyo byiciro bitatu by'abantu bagutuka. Cyane bamvane bari kugenda na network ufite, si zagarutse se? Zagarutse. Twari twaje guha muri chic. Rero ibyo bintu, kandi network azaga mumbwire nazo muri ntago muri kunyumva. Rero ntago muri zagarutse. Mutamba wifi ubwo sinzi. Abo bantu rero bakwanga muri ubwo buryo, jya ubareka, wejye ukora ikintu gishimisha umutima wawe, ubundi abandi bantu bubapowe. Icyo kintu nabonye, kubera ko nta kintu wakora we. Njyewe ibyo byiciro bitatu binyanga mbibamo mbizi, mbabamo mbazi. Umva none hari nk'umuntu uba ukuzi uri umwana, akumva ko nakuzi we, akumva ko nakuzi, uriya asifiwe simuzi mu busanza se, bra 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 bra, barabashuka ntago muba mutuzi. Ibyo ni byo mwibwira ko muzi ariko ntago mubizi. Bano bagore nibazamuke tube tuvuga amatiku. Mwaje mu nama y'umuryango kagoroba k'ababyeyi, hari abantu mani babibwira ko batuzi, mwene abo ntago babura. Ese ntago uri kubona Nzi ko biswi wayimaze. Mike, ekari wiriwe mama. Wiriwe sheri wanjye. Mike, ninjiye numva uri kubura abantu ngo uri kujya kwa mute ukababura. Hari abo ukiri kubona se? Wow. Urakoze cyane. Mutamba bari steady. Egora mutamba we bari Mbamari. protocol. Baniwe. Nababuraga sijeni. Wako kanya ucandika ijambo wisanga mu bishanga. Tazi kuvuga neza agenda ajya kugakiriye. Nako kanya. Mba ndegeye. Umva nkubwire muta. Kubera igitsina gore tuzirana. Nta mugore wishimira iterambere rya mugenzi we. Mani byemaze kubicekinga. Ndi kubyumva? Kuri TikTok cyane cyane. Nta mugabo uzabona gukora video mbi. Ntabwo umwanya bawubona. Noneho hari uwo nari narihanganiye. Yakoze ikoza ryo kwaza kwandika muri comment yanjye mitamubloka. Wongeye se? Hari uwo wari usigaye unafata amafoto y'umwana wanjye akayadrapa.
amahirwe yagize nuko atamuvuze nabi iyo atusha akamuvuga nabi ubu twari kuba turi kuburanira kwa Murangira Thierry. si abantu baba barushwa n'iki we ubundi baba bagushaka iki ko nari umenya ko witaba uguhamagaye hari umuntu wari wabona Miki yicaye akitereka akavuga ku muntu utamuvuzeho ntabwo biba mutana nabikora oya wapi nyine bagushaka iki yaho ko umuntu amamagaye niko mwakira rero uzabigenzura hari abantu baba bashaka kukuririraho hiti arabizi uretse nasasubiza bose kuko ukuntu nta n'umuntu kuri yareba avuga ati uno mukobwa ni umugome cyane rero ibintu by'abagore nyamara ariko banza atari twese ko nta muntu ndumva ngirisha ari mu mutima wanjye ubwo wowe ufite hormone z'abagabo none se tubizire ngo iki ariko umuntu abona Miki kuko bino na bino bigiye kuba ererere kandi man igihe cyose ari avuga ngo wikanira umugisha wundi ukinera wikanira umugisha wundi ukanyibuye ingiga yibuye mana gereka rero mbabwire ikintu uba uri kurwanya mugenzi wawe nk'ubu warwanya ubukwe bwa Miki ngo wowe ubukore ko n'ubundi baba batagiye kukurongora ugenda umusimbure agakurongora ibyo sindi kwibaza wanga ko umuntu ahirwa kugira ngo bitagenda gute amahirwe y'umuntu ko abaraye ko umuntu agira igihe cye sheri buri muntu agira samedi ye tegereza iyaba izagera mana we umva njye ntago mubye n'umundi umva ari ukuntu bavuga ngo umuntu igisabo yarakirenze warenze mujye mwibera nka Bruce Melody muvuga ngo nta gisebo mutaraseba naraseba mwavuze nabi ibisebo byose tuba twarabisebye yewe ntakuze utambwira umuntu yaza akamvugaho kigatungura abanyarwanda nta na kimwe shabye warera agacurama kawe nikarajya hanze agenda gake agacurama se kamara iminsi ingahe hanze muta nicyo kintu kitaramuba uragafite ntabwo yakereka video ni umuntu yakira hanze niyo njya nkubwira agacurama kandi ibyo nibyo bituma ntajya nkina uri kubyumva byose mwarabikoze ndangamba abantu imboga mbi zitava mu nkono mukungo wanze kuva mukungo kanyago baravuga ngo imigisha iza indi y'isi Miki ndashaka 10,000 byanjye ariko agiye ko ntagiye kwishyuza nyine urishyuza network zikabura warikase we kwishyuza ndashaka 10,000 byanjye washyizeho itangazo ngo umuntu uvumbura ibintu utari marene nguramo 10,000 nyishyura Miki ayo mafaranga ninjye wari kuyarya urabizi ariko nuko mba nicecekeye nkanga guteza saga nyishyura ntabyo navuze nanjye wese mubwira urabunyibye yahaha sawa na muta ntiwivange muri izi dosiye ariya mafaranga ninjye nyine bari kuyarya sawa nyine Miki natubwire ariko nyine mba nanze kwivanga muri politike avuganire abahatana bahatana hari agacumi abe make ariko nyabone basigira 5 kuri ko momo yanjye ubwo aragwa 5 nanjye ame 5 tugabanye momo yanjye imeze nabi shadisi ndabyumva mama naribe ejo mu gitondo ejo saa 4 saa 8 uzaba umeze neza ejo ni kuri 22 ntumbeshye Miki ndebera negereza rero kuri 22 nimugoroba nzabuye ejo nshobora kuzarara neza bimwe mu banyarwanda bazarara neza igo kandi ko ariko amatariki mwaba ndakurabuye nawe uzampa ari we ababizi neza cyane namurya brochette Diane bava Diane kuki umugore wa Yampana niwe hari nta groupe twese dukora niwe groupe yo gutwerera oxygene yo gumana nta TikTok agira hanze muzamu oxygene bava Diane ni nsanga atari wenda leta muvuka ndeka kari we sinzi check niba atari we yawe posting ibintu byabo cyane
none se babiyitiriye Miki we ntabazi ndabazi none tuzajya turira ku migisha yanyu rega ntabwo aritwe twababwiye ngo mumenyekane. Miki nta stress nshaka, reka abantu bashaka kugutesha umutwe ukazakora ubukwe usa nabi warazanye amahembe bihorere. Amahembe se yaza kwa Miki we yayabameresha ubundi umwana w'umukobwa akambara ikanzu akamanuka romantike. Ese Miki kutandi kukumva neza niba uri inyuma ya mikro sinzi Miki ari kuvugira kure ya telefone nanjye ntabwo mwumva telefone cyane, niyo mpamvu n'abantu bari kugabanya uri kuvugira kure ubu ni gutyo kure cyane guma gutyo nk'uko wari uvuze, cyangwa telefone yawe wayirambitse ahantu mikoro isindagiye. ntabwo muri kunyumva gutya turakumvisha ahubwo nanagize ngo ni iyanjye ndi kukubwira. Njye nta muntu uzatuma ndara ntasinziye, twese tuzarara twicaye. oya ariko bana we ndomeye koko cyekoza Miki niwe ushoboye Kigali n'izina ry'Imana turebe babo ntuzava. Ariko uzi umuntu ukurakuza mwana uticaye nako utabyara kubera ngo yakuvuze nanjye nakuburiza rimwe kanshyiremo akagofero k'umugabo. ariko ubabasha abatagira abagabo kuri iyi live. ukabona aramuvunikira akavidewo nabonye nzakora iyi meta bro narayivunikiye. nabonye mu mama wa postinze ngo iyi mpeta bro narasetse. umva nasha yaransekeje video nayisubiyemo inshuro nk'umunani. umva vava ngo niwe vava Diane niwe aranyandikiye Miki ngo nkubwire ko ari we nyayo. ntabwo nari nzi ko ayigira. arayigira njye najyaga mubona akunda postinga cyane. imbamba ndetse bitari yarabivuze. Mumbaze turabura tumaze hari utwo nasize mbikije ntuza niba kitubitse. ariko banze nta network mfite. wowe rega nawe ubakuru. kirabaze ariko nta network afite ubwe na tapping kuko hari aho twadukoni tw'umutuku. nta network mfite pe. tapping oxygen asutse wowe we ntaza umuntu yo gutapinga ajya abanza muting sha ujye kugutapinga muting hakusemika bimeze bite ku kigi telefone cye wajya ngo kiri kure buri kanya. oya niba uri kuyitereka kurara yicokoza cyane gifata gutya. ako ntabwo kugaragara nzaho gushyiramo ako gasora kawe neza. ntabwo muri kunyumva ubu noneho nibwo turi kukumva ariko kukugeraho ngo ugahita ubivamo. kurwara utuntu bikuduze ariko impamvu ndayizi sinshaka no kubitekereza. Nakoze nuko dukomeze asubiye inyuma. ijwi riragiye wenda gukubita iyo telefone yawe ntabwo wayifata mu ntoki cyangwa uri gukora ese undi ushyira kuri ntuza iyo ushyira kuri tripod zifite ring light. nakiza ahubwo sinzi impamvu biri gucika amarezo. ntabwo ari amarezo tukumvisha ntabwo ari amarezo n'ijwi ni mikoro.